Soma Bibiliya yawe usenge buri munsi, usenge buri munsi, usenge buri munsi. Soma Bibiliya yawe usenge buri munsi, uzabo n'imigisha. Soma Bibiliya yawe usenge buri munsi, usenge buri munsi. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Timoteyo wa 2 ibice 3 guhera ku murongo wa 16. Evangélisez MONDE TV kwifurije umugisha w'Imana ndetse no gutungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka, kuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Imana. Kurikira porogaramu yo gusoma Bibiliya kuri Evangélisez MONDE TV, maze umwaka uzashire Bibiliya yose uyirangije. Niba utarakora subscribe cyangwa kwiyandikisha kuri iyi chaine, ni umwanya wawe kugira ngo iyi gahunda itazagucika. Ni buri gitondo Imana iguha umugisha kubwo koherereza abandi ubu butumwa bwiza. Shalom shalom. Soma Bibiliya yawe usenge buri munsi, usenge buri munsi, usenge buri munsi. Soma Bibiliya yawe usenge buri munsi, uzabo n'imigisha. Itangiriro ibice 8. Umwuzure urakama, Nowa asohoka mu nkuge. Imana yibuka Nowa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nkuge. Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira gukama, amasoko y'ikuzimu araziba, imigomero yo mu ijuru iragomerwa, imvura iva mu ijuru iricwa. Amazi asubirayo ava ku butaka ubudasiba. Ya minsi 150 ishize, amazi aragabanuka. Mu kwezi kwa 7 ku munsi wako wa 17, ya nkuge ihagarara ku misozi ya Ararati. Amazi agabanuka ubudasiba ageza ku kwezi kwa 10. Mu kwezi kwa 10 ku munsi wako wa mbere, impinga z'imisozi ziraboneka. Iminsi 40 ishize, Nowa akingura idirishya ryo mu nkuge yabajije, yohereza igikona kirajarajara kugeza aho amazi yakamiye ku isi, maze yohereza inuma kugira ngo amenye yuko amazi agabanutse ku isi, maze ntiyabona aho ishinga ikirenge cyayo imugarukaho ku nkuge, kuko amazi yari akiri ku isi yose. Ayisingiriza ukuboko, arayenda ayisubiza mu nkuge. Asiba iminsi 7 yongera kohereza iyo numa kuva mu nkuge, igaruka aho ari nimugoroba ifite ikibabi kibisi cy'umunzenze mu kanwa kayo. Icyo yakuye ku giti bituma Nowa amenya yuko amazi agabanutse ku isi. Asiba indi minsi 7 yohereza ya numa, ntiyasubira kumugarukaho. Mu mwaka wa 601 mu kwezi kwa mbere, ku munsi wako wa mbere, amazi akama mu isi. Nowa akuraho igipfundikiye ya nkuge, arareba abona ubutaka bwumye. Mu kwezi kwa 2 ku munsi wako wa 27 isi iruma. Imana ibwira Nowa iti, sohoka mu nkuge n'umugore wawe n'abana bawe n'abakazana bawe, kandi usohokane ibibaho byose muri kumwe byo mu bifite umubiri
inyoni n'ibisiga n'amatungo n'ibikururuka hasi byose kugira ngo bibyarire mu isi cyane byororoke bigwire mu isi. Nowa asohokana n'abana be n'umugore we n'abakazana be, amatungo yose n'inyamaswa zose n'ibikururuka byose n'inyoni zose n'ibisiga byose ibyigenza ku isi byose nk'uko amoko yabyo ari bisohoka muri ya nkuge. Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira no mu nyoni n'ibisiga bitazira, atambira kuri icyo gicaniro ibitambo byoswa. Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe. Uwiteka aribwira ati ubutaka ku bw'abantu, kuko gutekereza kw'imitima y'abantu ari kubi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzongera kwica ibifite ubugingo byose nk'uko nabikoze. Isi ikiriho, ibiba n'isarura n'imbeho n'ubushyuhe n'impeshyi n'urugaryi n'amanywa n'ijoro ntibizashira. Itangiriro ibice 9. Imana isezeranira Nowa isezerano. Imana iha umugisha Nowa n'abana be, irababwira iti mwororoke mugwire, mwuzure isi, inyamaswa zo mu isi yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba, bizabatinya. Murabihawe byo n'ibyuzuye ku butaka byose n'amafi yo mu nyanja yose, ibyigenza byose bifite ubugingo bizaba ibyo kurya byanyu. Mbibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bibisi, ariko ntimukaryane inyama n'ubugingo bwayo, nibwo maraso yayo, kandi amaraso yanyu, amaraso y'ubugingo bwanyu sinzabura kuyahorera. Nzayahorera inyamaswa zose, kandi umuntu nawe nzamuhorera ubugingo bw'umuntu. Nzabuhorera undi muntu wese, ubugingo bw'umuntu nzabuhorera undi muntu wese. Uvushije amaraso y'umuntu, amaraso ye azavushwa n'abantu, kuko Imana yaremye umuntu afite ishusho yayo. Namwe mororoke mugwire, mubyarire cyane mu isi mugwiremo. Imana ibwirana Nowa n'abana be iti ubwanjye nkomeje isezerano ryanjye, namwe n'urubyaro rwanyu ruzakurikiraho n'ibifite ubugingo byose muri kumwe, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa zo mu isi zose hamwe namwe, ibisohotse mu nkuge byose, inyamaswa zo mu isi zose. Ndakomeza isezerano ryanjye namwe. Ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura isi. Imana iravuga iti iki ni cyo kimenyetso cy'isezerano nsezeranye namwe n'ibifite ubugingo byose muri kumwe kugeza ibihe byose. Kize umuheto wanjye mu gicu, niwo mukororombya, uzaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye n'isi. Kuko ubwo nzajya nzana igicu hejuru y'isi, umukororombya uzabonekera muri cyo, nanjye nzajya nibuka isezerano riri hagati yanjye namwe n'ibibaho bifite umubiri byose. Amazi ntakongere kuba umwuzure urimbura ibifite umubiri byose. Umukororombya uzaba mu gicu, nanjye nzajya nkureba, kugira ngo nibuke isezerano rihoraho ry'Imana n'ibibaho bifite umubiri byose biri mu isi. Imana ibwira Nowa iti iki ni cyo kimenyetso cy'isezerano nakomeje riri hagati yanjye n'ibifite umubiri byose biri mu isi. Bene Nowa basohotse mu nkuge ni Shemu na Hamu na Yafeti. Hamu ni se wa Kanani. Abo uko ari batatu nibo Nowa yabyaye, ari bo bakomotsweho
n'abakwiye mu isi yose. Ngo ubutaka ateramo uruzabibu, anywa vino yarwo arasinda, yambarira ubusa mu ihema rye. Hamu se wa Kanani abona se yambaye ubusa, abibwira bene se bari hanze, Shemu na Yafeti, benda umwambaro bawushyira ku bitugu byabo bombi, bagenza imigongo batwikira ubwambure bwa se. Kandi kuko bari bamuteye imigongo ntibarora ubwambure bwe. Nowa arasinduka amenya ibyo umuhererezi we yamugiriye, aravuga ati, Kanani avumwe, azaba umugaragu w'abagaragu kuri bene se. Kandi uti, Uwiteka ahimbazwe, niwe Mana ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Imana yagure Yafeti abe mu mahema ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Nowa amara imyaka 350. Iminsi Nowa yaramye ni imyaka 950, arapfa. Itangiriro ibice 10. Urubyaro rwa bene Nowa. Bene Nowa nibo Shemu na Hamu na Yafeti babyaye abana hanyuma ya wa mwuzure. Bene Yafeti ni Gomeri na Magogi na Madayi na Yavini na Tubali na Mesheki na Tirasi. Bene Gomeri ni Ashekenazi na Rifati na Togaruma. Bene Yavani ni Elisha na Tarushishi na Kitimu na Dodanimu. Abo nibo bagabiwe ibirwa by'abanyamahanga nk'uko ibihugu byabo biri, umuntu wese nk'uko ururimi rwabo rumeze, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amahanga yabo ari. Bene Hamu ni Kushi na Misirayimu na Puti na Kanani. Bene Kushi ni Seba na Havila na Sabuta na Rama na Sabuteka. Bene Rama ni Sheba na Dedani. Kandi Kushi yabyaye ni Murodi, atangira kuba umunyamaboko mu isi. Yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Nicyo gituma bavuga bati, nka Nimurodi wa muhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Igihugu yimyemo ubwa mbere ni Babeli na Ereki na Akadi, Kalune mu gihugu cy'Ishinari. Ava muri icyo gihugu ajya muri Ashuri kubaka Nineve ni Rehobotiyo ni Kara ni Reseni iri hagati y'Nineve ni Kara. Aho niho wa mudugudu ukomeye. Misirayimu yabyaye Abaludi n'Abanami n'Abarehabi n'Abanafutahi n'Abapatihusi n'Abakasiluhi. Nibo bakomotsweho n'Abafilisitiya, babyaye n'Abakuforoti. Kanani yabyaye imfura ye Sidoni na Heti. Yabyaye n'Abayebusi n'Abamori n'Abagirugashi n'Abahivi n'Abaruki n'Abasini n'Abanyaruvadi n'Abasemari n'Abahamati. Ubwa nyuma imiryango y'Abanyakanani irakwira. Urugabano rw'Abanyakanani rwaheraga i Sidoni rukagenda rwerekeje i Gereri rukageza i Gaza, rukagenda rwerekeje i Sodomu n'i Gomora na Adima n'i Seboyimu rukageza i Lesha. Abo nibo buzukuruza ba Hamu, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko indimi zabo ziri, nk'uko ibihugu byabo biri, nk'uko amahanga yabo ari. Na Shemu mukuru wa Yafeti, sekuruza w'urubyaro rwa Eberi rwose, nawe abyara abana. Bene Shemu ni Elamu na Ashuri na Rupakisadi na Ludi na Aramu. Abana ba Aramu ni Usi na Huri na Geteri na Mashi. Arupakasadi yabyaye Shela,
Shela yabyaye Eberi, Eberi yabyaye abahungu babiri, umwe yitwa Pelegi kuko mu gihe cye arimo isi yagabanijwemo, kandi murumuna we yitwa Yokitani. Yokitani yabyaye Arumodadi na Shelefu na Hasarumaveti na Yera na Hadoramu na Uzari na Dikila na Abalu na Abimeyeri na Sheba na Ofuri na Havila na Yobabu. Abo bose ni bene Yokitani. Urugabano rw'igihugu cyabo rwaheraga Imesha rukagenda rwerekeje Isefahu rukageza ku musozi y'iburasirazuba. Abo nibo buzukuruza ba Shemu, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko indimi zabo ziri mu bihugu byabo no mu mahanga yabo. Iyo niyo miryango ya bene Nowa, nk'uko yabyaranye mu mahanga yabo, muri bo niho amahanga yose yagabanirijwe mu isi hanyuma ya wa mwuzure. Itangiriro ibice 11. Imana inyuranya indimi z'abantu. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakira umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira kugwira mu isi yose. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, dore aba ni ubwoko bumwe, ni ururimi rumwe. Ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizaba nanira gukora bagishatse. Reka tumanuke tubahindurire ururimi rwabo, rubemo nyinshi zinyuranye, be kumvana. Uwiteka abatataniriza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ari yo Uwiteka yahinduye ururimi rwabo mu isi yose, rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuyeyo akabatataniriza gukwira mu isi yose. Urubyaro rwa Shemu. Uru ni rwo rubyaro rwa Shemu. Shemu yamaze imyaka 100 avutse, abyara Arupakisadi mu mwaka wa 2 wa mwuzure ushize. Amaze kubyara Arupakisadi, Shemu arongera amara imyaka 500 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Arupakisadi yamaze imyaka 35 avutse, abyara Shela. Amaze kubyara Shela, Arupakisadi arongera amara imyaka 403 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Shemu yamaze imyaka 30 avutse, abyara Eberi. Amaze kubyara Eberi, Shela arongera amara imyaka 403 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Eberi yamaze imyaka 34 avutse, abyara Pelegi. Amaze kubyara Pelegi, Eberi arongera amara imyaka 430 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Pelegi yamaze imyaka 30 avutse, abyara Rewu. Amaze kubyara Rewu, Pelegi arongera amara imyaka 209 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Rewu yamaze imyaka 32 avutse, abyara Serugi. Amaze kubyara Serugi, Rewu arongera amara
imyaka 207 ayibyaramwo abahungu n'abakobwa. Serugi yamaze imyaka 30 avutse abyara Nahori. Amaze kubyara Nahori, Serugi arongera amara imyaka 200 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Nahori yamaze imyaka 29 avutse abyara Tera. Amaze kubyara Tera, Nahori arongera amara imyaka 119 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Kuvuka kwa Aburahamu. Tera yamaze imyaka 70 avutse abyara Aburamu na Nahori na Harani. Uru ni rwo rubyaro rwa Tera. Tera yabyaye Aburamu na Nahori na Harani. Harani yabyaye Loti. Harani apfira aho Tera se ari mu gihugu yavukiyemo ahitwa Uri y'Abakarudaya. Aburamu na Nahori bararongora. Umugore wa Aburamu yitwa Sarayi, umugore wa Nahori yitwa Miluka. Umukobwa wa Harani niwe se wa Miluka na Isika. Sarayi yari ingumba, ntiyari afite umwana. Tera ajyana Aburamu umwana we na Loti mwene Harani umwuzukuru we na Sarayi umukazana we, umugore wa Aburamu umuhungu we, bava muri Uri y'Abakarudaya barajyana, bavanwayo no kujyana mu gihugu cy'i Kanani. Bagera i Harani barahatura. Iminsi Tera yaramye ni imyaka 205. Tera apfira i Harani. Usenge buri munsi uzabo n'imigisha.